ngaho nguko rero nanjye nanone mbasuhuza ambashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Ese waba wifuza kumenya byinshi cyangwa se ushaka gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se sex muri rusange, dukurikire ku kunyaza sex asigaye ubashe kuba wasobanukirwa byinshi ku buryo bwimbitse. Ari ubwa mbere ubonye video zacu kandi ukaba wazikunze, kanda subscribe, asigaye umanuke gato ukande no kunzogera kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro twakugeneye umunsi ku wundi, dore ko amagara aseseka ariko ntayorwe. Dukurikire rero usobanukirwe byinshi. Ikaze nongeye kubaha ikaze none ubu ngubu nkaba ngiye imibonano mpuzabitsina buri munsi kuba ashakanye ari byiza yewe bikaba ari iby'ingenzi. Imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu by'ibanze mu gusigasira cyangwa se mu gushumangira umubano hagati y'aba ashakanye. Uretse kuba iki ari igikorwa gituma habaho kurushaho gusabana ndetse no kwegerana biruseho. Burya imibonano mpuzabitsina hari indwara zirinda umuntu zimwe na zimwe mu gihe abikora buri munsi, nk'uko byemezwa n'abahanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'imiterere n'imikorere y'umubiri wa muntu. Twifashishije ubushakashatsi butandukanye twakusanyije zimwe mu mpamvu z'ingenzi zigaragaza ko imibonano mpuzabitsina ari ingenzi by'akarusho iyo ikozwe buri munsi. Bihuse rero reka aduhere ku mwanya wa mbere. Ibyago byo kurwara kanseri ya prostate biragabanuka. Twifashishije ubushakashatsi bwakozwe n'abanyeshuri biga muri Harvard University bwagaragaje ko abagabo bakora ejaculation inshuro nyinshi, nyamara aba bagabo amahirwe cyangwa se ibyago byo kuba barwara kanseri ya prostate bigabanuka ku kigero cya 22%. Twihuse reka tunyarukire ku mwanya wa kabiri. Birinda kurwara ibicurane n'inkorora. Nk'uko bigaragara mu bushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Wilkes, umuntu ukora imibonano mpuzabitsina byibura akatohora abasirikare benshi bahangana n'ibicurane ndetse n'inkorora. Niba akabiri mu cyumweru cyangwa se inshuro ebyiri mu cyumweru zishobora kugabanya ibyago byo kuba warwara izi indwara, urumva ko muri make ubikora buri munsi bigeraho izi ndwara zikaba nk'amateka mu buzima bwe. Twibuse reka tunyarukire ku mwanya wa gatatu. Umuntu ahorana itoto. Burya ngo umuntu ukora imibonano mpuzabitsina buri munsi umubiri uhorana itoto, nk'uko bigaragazwa n'umushakashatsi akaba n'umuganga w'indwara zifata ubwonko wo muri Scotland, David Weeks. Ku mwanya wa kane. Ububabare mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ahora agabanuke, nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza kandi bukabigarukaho cyane. Nk'uko no mu kandi kazi ibigenda, ikintu uyo uri kukimenyera ugeraho ukumva ari ibintu byawe koko. N'imibonano mpuzabitsina nabyo rero nuko, kuko ahanini mbahaye nk'urugero umukobwa w'isugi ndetse n'umukobwa wabikoze kenshi, ububabare biba bitandukanye. Amahirwe yo gusama ariyongera. Rero akaba ari ku mwanya wa gatanu. Ubushakashatsi ku bijyanye n'uburumbuke ndetse n'ubugumba bivuga ko umugore uko akora imibonano mpuzabitsina buri munsi bituma ashobora gusama byihuse. Urumva ko muri make iyi nayo ari imwe muri izo mpamvu.
ku mwanya wa gatandatu ari nawo turaba adusorejeho ikiganiro bigabanya umuvuduko no guhangayika. Abantu benshi ahanini bishwe no muvuduko w'amaraso ukabije, ariko urumva ko nguhaye umwe umuti ushobora kuba wakurinda kugira umuvuduko w'amaraso ukabije. Ubushakashatsi rero bwakozwe muri 2005 bugaragaza ko abantu bakora imibonano mpuzabitsina bagira ubushobozi bwo kurinda ubwonko bwabo kunanirwa no guhangayika ugereranije n'abandi. Urumva ko muri make ibi ngibi bishobora kuba byarinda umuvuduko w'amaraso.